reka nkarebera nanjye nanayake ubwo ngubwo mbitenya ngo minota nk'itanu gutya. Sawa thank you. Ngayo nguko umaze kubyumva ubu turi kuvugana ngayo nguko bimeze. Mureke noneho twumve audio kuko nyiri umunsi nyiri umwicanyi kimara gutoroka inshuti ze za hafi zahise zimuhamagara. Bamuhamagara phone, bamaze kumuhamagara reka tujye kumva ibyo umwicanyi yavuze nyuma yo gutoroka mu tapping screen. Umwicanyi kuko inshuti zamuhamagaye ntabwo yigeze banaho telefone bamuhamagara. Niziye mpamvu atanga zatumye yica umukunzi we mu tapping screen. Good morning my people, good morning Rwanda, this is Godfather. Ndabona abantu muri 700 kuri TikTok, kuri Twitter abantu bararenga 100. Mubyuke ibi mugomba kumenya amakuru yaramutse. Gahunda ngo imeze nuko byifashe, nimuze twibaze ku rupfu rwa Diane wishwe n'uwavuga ko ari umukunzi we. Tuvuye mu Bubiligi, tuvuye muri Sweden, tuvuye mu ahandi ndi wishe umuntu w'umunyarwanda n'indera mu Bubiligi, Sweden, no muri Ntuza no mu Bwongereza. Ibintu birababaje, ibintu biratangaje, ibintu biteye agahinda. Tapping screen tumve kanyandaje twumve amajwi y'umwicanyi. Nubwo mbere ngiye kumva amajwi y'umwicanyi y'umuntu wishe nyuma yuko yica na Kazungu sinigeze mwumva avuga. Nubwo mbere ngiye kumva umuntu wishe undi hanyuma akavuga uburyo yamwishemo. Ubwo no guhamagarwa mu gitondo bambwira ngo abo amaraso uri gutemba hanze. Abo bakiriya rero yamwishe bagiye tubwire tujye kuri Ntuza rero tujye kuri tapare yamwisha terero. Iyo nje dushobora kumenya urumva abo bakiriya bari amakuru aravuga ko iyo ugiye hara kuri tera abaturage bagwa amakuru. Amakuru aravuga ko Diane ubundi akinga ngo around masaa 5. Birashoboka ko kubera ko imvura yari yaguye hariya Kabuga harimo nibura ry'umuriro w'amashanyarazi, aribwo umuntu ashobora kuba yaragiye aramusanga agiye gufunga kuko ababonye ngo bamusohora yari afite n'ingufuri mu ntoki. Bigaragara ko musore yagiye ateguraga gufunga, agiye gukinga, agiye gutaha kuko niyo masaha yatahiraga. So nukuvuga ngo umusore iki gicucu uyu mwicanyi yamutegereje Diane agiye gutaha. Niga ashobora kuba yaramwinjiranye. Diane abona n'ubundi ni umuntu bari basanzwe baziranye nka sheri we. Yego. Birashoboka ko atigeze avuga ati wenda uyu muntu dufitanye ibibazo cyangwa nzi ko afite gahunda yo kunyica. Uwo musore ngo yamugiye inyuma asa nk'umukora mu misatsi. Ayo ni amakuru wenda n'inzego zindi zishobora kuza kugira nahawe n'abantu bo mu miryango yabo bari baraho hafi. Ngatuye ngo byagenze bite? No kuvuga ngo amakuru aravuga ko amakuru ngiye mfite nakuri nk'umunyamakuru. Yego. Nuko uwo musore ngo yiriwe iwabo aryamye. Asaba uwo mwana w'umukobwa inshuti ya Diane magara ko ajya kumwiriza mu rugo nyine kuko ngo byari weekend. Yego. Umwana w'umukobwa aramukatira ati sinshobora gukora ikosa ryo guca inyuma Diane. Izo screenshot uwo mukobwa arazifata aziha Diane. Diane zimugeraho. Azereka sheri we ati ibi bintu ni ibiki. Diane icyo gihe atangira guhinduka. Ararakara atakariza icyizere uriya musore. Yego. Sasa rongura mutipe yajyaga ajya kumureba ngo akabona ishyamba se ryerunga akabona Diane yarakaye. Hanyuma ngo arangije atangira kuvuga ati n'ubundi ati ndabona yararakaye mbega nta kinamvugisha. Ngo reka nze nanjye ntagire mwicuza amafaranga nagiye muha yose. Jesus. Namwishyuza 300,000 Diane ntiyamwambwira ko atayafite. Mu by'ukuri abambwiye ibyo bintu barambwira ko ariyo makuru ahari avuga ko ari cyo ashobora kuba yaramujijije kuko ngo yari afite ngo no kumugira umugore ngo mu kwezi ngo mu mwaka utaha
ariko ngababazwa n'ubwo butumwa, izo screenshot uwo mukobwa inshuti yashyize hanze, bituma Diana amutakariza icyizere. icyo gikorwa kindi uwo mushuti wese arahari? Uwo mushuti we baravuga ko ahari, abambwiye amakuru bavuga ko ahari, bari inshuti magara, ngo niyo ntandaro yateye ibyo byose. Uwo musore ngo yagiye ngo gukora biriya, ubwo ni ukuvuga ngo ubundi hari ibyo polisi iri gukoramo iperereza. Polisi iracyakora iperereza kugira ngo wenda anafatwe, kuko polisi banatubwiye ko bari buze kutubwira nibaramuka bamufasha uriya musore. Ariko abari abacuti be bagendanaga hafi hose, aho hose bagiye batanga amakuru, bavuga ko ngo hari abo yavugishije, ndetse banavuga ko irari nabipuraninze ngo byo kwihimura ko umukobwa yamwinye amafaranga 300,000. Nuvuga ngo ni urupfu rwateguwe, ni ubwicanyi buteguwe. Nuvuga ngo uriya musore ngo yajyaga muri iyo minsi abamubonaga ngo bari baranamubuze, izo nshuti ze za hafi. Izo numvaga ntuvuga ngo ni inshuti ze magara ebyiri. Ngo zari zaranamubuze, ngo yiriwe yigunze, ngo yigunga mu nzu, ngo bajya no ku kazi bakamubura, ngo kumbi yibereye inyuma mu byumba ariho yicaye. Nganywa n'inzoga, ngo niba ari za Gilbis simbizi, nabyumvisheho bivuga. Ngo inzoga za Gilbis ngo nizo yaramaze iminsi yiyahuza. Ngo ariko ngo yishyiramo umwana ngo watanze amakuru n'amascreenshot yari inshuti ye magara, ngarangije atakana kamvuyemo kantiranyije ku musheri. So ni ukuvuga ngo aho kwicwa koza amakosa agiye kwica umuntu utarabigizemo uruhare. Uwo se we yaragombaga kwicwa, kuba wagaragaza screenshot ko umuntu runaka umushaka akakwangira akaguhakanira, bivuga ko wagombaga kumwica. Ntabwo bisobanuye ugomba kumwica. Uwo mukobwa wari inshuti ye yitwa Anita. Wari inshuti ya Diane se? Yego, ubwo ngo nyirabayazana. Ni umukobwa numvishe bavuga, ariko ntazi amazina ye, kuko njya abambwiye amakuru ambwiye ko ari umukobwa ngo wari inshuti ye magara. Bamwita Anita, niko amakuru avuga ngo ngo niyo kizanze izo screenshot, kuko ngo uwo mugabo warivugira ati se shanga ngo karanashinga ngo nubwo kangize gutya, ngo nagiye ku munzani nsanga nari mfite ibiro 76, ati ntimubizi, ngo none nsigaranye ibiro 71. Ngo yashyize hanze screenshot ngo zanjye ndimo ndamubwira ngo naza nyirize, ngo kandi sinari ngamije ubusambanyi, nagira ngo gusaze, ngo nari ndi mu rugo njyenyine, ngaza mpatira ibitoki ngo nirire. Ngarangije aragenda aravuga ngo dore ibyo shere wawe yambwiye n'icyo, ati kandi ntabwo naguca inyuma. Ngo Diana atangira kurakara, atangira ku buryo nabonaga byarahindutse. Ngo noneho nanjye mbonye ntacyo ndamira, ntangira kumbwira ngo unyishyure 300 byanjye. Yarahamagaye Anita kugira ngo azamuhatire ibitoki. Ngo yari ari mu rugo, ngo yiriwe, ngo ntabwo yaragamije ubusambanyi, ngo nubwo yanditse muri chat ha Diane ko ngo ashaka ngo kumuca inyuma, ariko ngo ngiye nagira ngo ngagire ibyo nkorera mu rugo, ngo mpatire wenda ngo cyangwa n'icyo ko niriwe mu rugo ngiye nyine. Ngarangije ajya kwandika ko ngo namuhamagaye ngo naze nganyirize mu rugo, ngo tube turi kumwe. So ubu turi kuvugana, ubu amakuru ahari nuko polisi irimo iramushakisha, kuko yarakekwa hamwe wenda sinzi niba mu bo batubwiye ko bari gushakisha, ngo niba mufata baraduha amakuru. Polisi niko yatangarije media. Ngo batangije ngo polisi ngo murambura ko umuntu ashobora kwica umuntu akabura burundu se? Ntabwo yabura, rwose yabura, yaciye ku butabera bw'u Rwanda, bagomba kumufata byanga bikunda. Kumufata ari ikintu kimwe, uri kumva? Kumufata ni ikintu kimwe. Utekereza ko nasi uyu mukobwa yabonetse atanga ubuhamya? Tunagarukira hariya noneho uyu mwana yaguye yatsinzwe, bana ariko se ibintu kambazi fungu suguhaga umutekano kweri, umuntu afata undi, turacyafite abantu aho umuntu afata undi akamutera ibyuma mamani. Ariko reka nkubwize ukuri, hari ibintu abantu muri iyi minsi, hari ibintu bikwiye guhinduka. Yego, umuntu uyu munsi aracura umugambi wo kwica umuntu, akicara hano akagenda, dore izi nzoga niba
reka nyarebera nanjye nanayake ubwo nk'uko urakoze mfite cyangwa cyane nko minota nk'itanu gusa. sawa sawa thank you ngayo nguko umaze kubyumva ubu turi kuvugana ngayo nguko nguko bimeze mureke noneho twumve audio kuko nyiri umunsi nyiri umwicanyi kimara gutoroka inshuti ze za hafi zahise zimuhamagara bamuhamagara telefone bamaze kumuhamagara reka tujye kumva ibyo umwicanyi yavuze nyuma yo gutoroka mutapinga screen umwicanyi kuko inshuti zamuhamagaye ntabwo yigeze abanaho telefone bamuhamagara ni izihe mpamvu atanga zatumye yica umukunzi we mutapinga screen. Good morning my people, good morning Rwanda, this is Godfather. Ndabona abantu muri 700 kuri TikTok, kuri Twitter abantu bararenga 100. Mubyuke ibi mugomba kumenya amakuru yaramutse. Gahunda ngo imeze nuko byifashe nimuze twibaze ku rupfu rwa Diane wishwe no bavuga ko ari umukunzi we. Tuvuye mu Bubiligi, tuvuye muri Sweden, tuvuye mu ahandi ndi wishe umuntu umunyarwanda n'indera mu Bubiligi, Sweden, no muri Ntuza no mu Bwongereza. Ibintu birababaje, ibintu biratangaje, ibintu biteye agahinda. Mutapinga screen tumve kanyandaje twumve amajwi y'umwicanyi. Nubwo mbere ngiye kumva amajwi y'umwicanyi y'umuntu wishe nyuma yuko yica nakazungu sinigeze mwumva avuga. Nubwo mbere ngiye kumva umuntu wishe undi hanyuma akavuga uburyo yamwishemo. Izina rya Yesu azimubashye Jesus. No muri France yaramwishe. Abantu bakomeje kwica abandi rero no mu Bufaransa yishe umugore we jubundi. Bari baranyuze muri za Ntuza muri za barabagiye banyuze mu mazi. Biratangaje. Abdul uracyanyumva? kumva ndakumva. Hari indi nimero wari umpaye, iyi nimero hari amakuru yawe ifite arenze kuyo twumvishe. Rwose abo ni abaturage batuye hariya. Ntekereza ko amakuru n'undi bampaye ariyo Ken yaravuzeho. Yego. Hari icyo wari ubajije Ken, utu ibintu biterwa n'iki? Ikintu ni ukuvuga ngo reka nkubwize ukuri, abantu bavuga ko uretse kuvuga ngo iminsi yarahindutse, ariko buriya nubona leta y'u Rwanda ivuga ngo abantu n'inzoga nizishaka zizanacike. Kuko ni ukuvuga ngo abakora ibi byose iyo ugiye kureba ntabwo tugiye kuvuga ngo baba babikoreshejwe n'inzoga, ariko intandaro ya mbere yo gukora iki ni ukwidoroga. Barabanza bakidoroga, akabanza kumva ko nta muntu agifite, noneho bya bitekerezo yari afite bikaza kuziramo aho ngaho. Ariko icyo mvuga ni uko abantu barahindutse ku buryo uyu munsi ikiremwa muntu, nubwo turi kumwe n'abantu tubana nabo tugendana nabo, hari ababiririmbye muri KGB bavuga bati vampire ni ibiremwa by'umwijima tugendana nabyo. Abantu mbona bageze ku rwego babaye amavampire, babaye ibiremwa bidatinya umuntu, bidatinya ikiremwa muntu, ku buryo umuntu yigamba mu kabari ngo runaka nzamushyira supaguru muri Coca-Cola, ngo runaka nzamushyira supaguru mu nzoga cyangwa mu cyo kunywa muri ji. Umuntu akabibwira abantu bati ibi bintu twari tubizi. Mu makimbirane duhamagara abayobozi bati ibi bintu ko umuntu yishe undi mwari mubizi, ngo twari dusanzwe tuzi ko izi ngo zibane zari zifitanye amakimbirane. Ibyo bintu bikaba byari bizwi ko ubeshye inzoga. U Rwanda nirwo rufite abaturage banywa inzoga cyane ku buryo aya masaha tuza gufata ubugome bwa ndengakamere tubushinge ku nzoga, tubushinge inzoga. Hanyuma se uyu mugabo w'umunyarwanda wo mu Bubiligi ntiyishe umugore we ari soba atarasoma no ku nzoga ko yari yanabivuze? Ubwo urukumva bihuriye hehe n'inzoga? Ariko genda manyinya wagorwa, ariko nzoga we. Hanyuma se uyu we ntiyamanje kubibwira abaturanyi? None se izi nzoga uri kubeshyera nizo zituma abangaba babibwiwe batajya gutanga ubuhamya cyangwa bahuruza hakiri kare? Ndakubujije. Nabyo biri mu bidoroga. Urumva ibyo bitekerezo aba bifite
ariko none ubundi umuntu agira umutimanama mfite ndi muzima ntacyo nanyweye, uwo mutimanama wanjye urambwira ute kwica umuntu kirazira. Noneho ukumva njyewe nigeze no gukora inkuru icukumbuye, mbaza abasaza ndababaza nti ubu buyoga bwa hano bugura ibiceri 100 munywa, barambwira bati ubu buntu ni ubuntu budoraga umuntu agahita ahinduka. Ako kanya umuntu twari tuzi runaka rufite intangagaciro, iyo yakiza kakanywa kagura ibiceri 100 ahita ahinduka. Ariko se iyo uvuze gutyo njye rukumvanga, iyo uvuze gutyo uranshobera. Hanyuma arahinduka. Uyu wo mu Bubiligi yari yayinyoye, uwo muri Sweden yarayinyoye, uriya mugabo w'umunyarwanda wo mu Faransa wishe umugore w'ejo bundi yari yabinyoye. Ndakubujije. Hanyuma tugaruke ku bantu babibwirwa n'ibimenyetso bakanabyigamba. Abo nabo baba babinyoye, va kuri manyinya, ndekera inzoga. Nyamara urazigira kandi ngewe naganirije abantu benshi mu byaro, urumva haba n'ubuyoga abantu banywa. N'abantu bamaze iminsi bavuga bati izo foru zijye zinagenzurwa barebe n'izo forute zabyo, kuko akenshi usanga n'uwabikoze, usanga n'uwavuze ngo ndaguga umuntu basanga ngo yari yashyizemo alcote senda guturika. N'uwavuze ngo ndaguga umuntu runaka nzamugonga kuko amaze iminsi agendera ku mugore. Reka turebe aya majwi, tuyategereze turebe niba aboneka, biraba ari amahire. Ariko nikugaruka reka nzuba amajwi tuyakeneye nyir'ubwite. Ariko mu bantu bose Kazungu se yabaganyoye inzoga, ubu bwicanyi ngewe ahubwo n'ubundi ntabwo constitution yagira yavanaho yasubizaho igihano cy'urupfu. Urumva, ngewe n'ubundi ntabwo twasanga wasubizaho igihano cy'urupfu kuri aba bantu bica abandi ngo nabo bicwe. Ntabwo byashoboka. Niko demokarasi iteye, niko isi yubatse. Ntabwo benda gusubizamo igihano cy'urupfu, ariko bazabigore bajye babigenza gutya. Abantu ntibajye bahirwa na polisi, bajye bahirwa n'igisirikare. Noneho nibajya kubafata barwanya inzego, kandi urwanyije inzego ziba zigomba gukoresha imbaraga zifite, bajye barasa mu mutwe sikigawe. Kuko nk'ibintu biba bifite ibimenyetso 100% nta gushidikanya. Umuntu wabanje kwandika akanateguriza ko agiye kwica umuntu akanabyandika, ubu nguyu barajya kumufata ntarwanya inzego. Ubu inzego zizamufata ngo zimujyane bajye kurya imisoro y'abaturage. Uyu nguyu wemeye ko ari we wamwisha agasiga nabyanditse, ikoti rye bakarisanga ryuzuye amaraso. Uyu nguyu inzego nizijya kumufata zazirwanye, kuko urumva of course zazirwanye. Kandi inzego ziba zigomba gukoresha imbaraga zo kugira ngo zimuhikize. Leta ari ibyo, buri wese udafite ubuzima bwiza azajya yica umuntu agire. Yangayo nguko mwihangane mutapinga screen batuzanira aya majwi, dukeneye aya majwi. Mureke twumvishe amajwi niyo bashaka kuramo password. Sorry nari nagize ni abantu bo kuri TikTok baba bari kuvuga ubusa mu mbabare. Iyo majwi utanyoreje ufite nimero yanjye? Oya, nago nimero yawe mfite, ahubwo rekanye kumvishe saya. Urabyumva? Urinde wowe, ntabwo ari Akira. Ni Aline nacyagi wanzamuye mpita nanga kuvuga nago nari nzi ko ari wowe, ahubwo rekanya kumvishe uwo muhungu ari kubyivugira, ari kuvugana na ba bantu bamuhamagaye b'inshuti ze. Urakoze cyane. Reka ni nkamwe mba nkeneye iki nicyo bita media bro. Ngaho rero umva, uri kumva? N'uyu muntu yego aberanyo onde aberanyo uri kubyumva? aberanyo shanduka nuka ariko yamemukiye nk'uwanyu ndaguhemukiye. Uwo niwe uri kuvuga ndaguhemukiye? Wikoze mu nda mwana wa mama. Ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zo zivuga ko wishe Mutoni se sha. Ubwo no guhamagarwa mu gitondo bambwira ngo abo maraso uri gutemba hanze. Abo bakiriya rero yamwishe bagiye, tubwire tujye kuri ntuza rero, tujye kuri tapi yamwishe ate rero. Iyo nibyo dushobora kumenya. Urumva abo bakiriya bari amakuru aravuga ko iyo ugiye hara kuri tera abaturage baguha amakuru.
amakuru avuga ko Diane ubundi akinga ngo around masaa 5. Birashoboka ko kubera ko imvura yari yaguye hariya Kabuga harimo n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi, aribwo umuntu ashobora kuba yaragiye aramusanga agiye gufunga, kuko ababonye ngo bamusohora yari afite n'ingufuri mu ntoki. Bigaragara ko uriya musore yagiye ateguraga gufunga, agiye gukinga, agiye gutaha, kuko niyo masaha yatahiraga. So ni ukuvuga ngo umusore iki gicucu uyu mwicanyi yamutegereje Diane agiye gutaha, agiye gutaha. Niga ashobora kuba yaramwinjiranye, Diane abona n'ubundi ni umuntu bari basanzwe baziranye nka sheri we. Yego, birashoboka ko atigeze avuga ati wenda uyu muntu dufitanye ibibazo cyangwa nzi ko afite gahunda yo kunyica. Uwo musore ngo yamugiye inyuma asa nk'umukora mu misatsi. Ayo ni amakuru wenda n'inzego zindi zishobora kuza kugera nahawe n'abantu bo mu miryango yabo bari bari aho hafi. Amakuru bakurikiranaga babyumvisha mu miryango yabo ya hafi, ngo asa nk'umukora mu misatsi. asa nk'umujyi inyuma. ngo asa nk'umujyi inyuma, hanyuma akoresha icyo cyuma yakoresheje aramwica. Ese ibyuma yabiteye mu ijosi, yabiteye mu bitugu, mu gikano? Nibyo nibazaga, kuko urumva sitasiyo iri hafi n'umuhanda wa kaburimbo uri hafi rwose, nta na metero zirenga 200 zirimo cyangwa 300. Yego, nibyo nibazaga. hanyuma se izo details abantu babonye uwo mugabo yinjira babwiwe n'iki ko ari we? Bari hehe? Kuko niba umuntu yarinjiye bakamumenya nose barashinjwa, baragendera kuki? Kuko niba yaraje ntamara umwanya agahumirana na Diane afashe ingufuri mu ntoki agiye gufunga, bivuze ngo ntabwo yigeze hamara n'umunota. Abo bamubonye yinjira ahaza bari hehe? Kumva nta biganiro byahabaye. Urumva ibintu sinzi no kubyumva. Hasi ngo ni amakuru y'abaturage. Aline zamuka, reka numve Aline, reka nze numve Aline n'umuturanyi wabo. Aline, yego, ubwo se nanjye muranzamuye mugiye kumbaza? no amasoro bamwe imvura yari yahise. Manuka siki usura kwandika ibiki? Urandika ngo imvura yari yahise wibeshya, hanyuma nakuzama ngo kumbaza rwose nakubaza uzamutse uje kuvuga iki, cyangwa uri kwandika ibiki ndakuboroka. Komeza rata. Urumva ayo nta makuru atangwa iyo ugeze kuri tere, burya buri muntu wese igitekerezo cyo racyumva. Nudure nk'i stupid ngo imvura yari yahise wibeshya. Niba imvura yari yahise bivuze ngo ufite amakuru, warangiza washyizemo request ndakuzamura kumbaza. Hanyuma urabona iyi nkuru ari inkuru yo kuza gushyiramo brag cyangwa yo kuza kwandika no sense. Komeza ratubwire, komeza. Urumva nibyo nkubwira, kuri tere buri muturage wese ntago amakuru umuturage wese avuga urayumva. Abaturage nibyo bavugaga, ariko noneho hakazamo ikindi kintu cyo kuvuga ngo ukuntu Diane yagaragazaga kumukunda, ukabona uyu musore nawe wahoraga abwira abantu ngo ngarashaka kuzamurongora. Amakuru avuga ko ngo yari nakoresheje ibitanda ngo igitanda ngo cyo kwinjiza mu rugo, ngo hari n'abari bafite amakuru ko ngo yakoreshaga igitanda ngo yagendaga yibwira abantu atari ko ndamukunda. Noneho n'uwo mukecuru aramubwira ati se sinajyaga mbaha ikigori, ntiyajyaga aza hano akajya ikigori, ati bari kumwe, bati tuza gutungurwa no kumva amakuru avuga ko ari ushobora kuba yamwishe, kubera ko n'ubundi ubwo bigaragara ko abaturage bari basanzwe bafite amakuru y'ibyo bibazo, na polisi ikavuga ko mu byo babonye aho ngaho ngo hari urupapuro ruriho amagambo y'urukundo. Uru rupapuro rwanditswe na Nelson, uriya musore. Yego, ngo yanditse urupapuro, bigaragara ko wenda ntabwo ayo magambo yagaragazwa. Wamagaye indi live. Nta kibazo. Yego, hari iyi nkuru y'umwana bita Diane waraye wivuganywe n'uwitwa Nelson Rubera Intwari.
wishwe n'urundi. So ndashaka kugira ngo ndatekereza ibi bintu bamaze kubimenyamo n'icyo babimbwiraho, ariko noneho ikihutirwa icyo nkeneye cyane, hari aya majwi yasohotse bafashe uyu mwicanyi bagenzi be, sorry apana bagenzi be, abari inshuti zataraba ikibi, aya majwi wamba bari kuyamba nayegeranya nkayavuga ko nabonye ari uduce nta kibazo, tunyoherereze uko turi urabukoze. Hanyuma noneho wowe ku nkuru ufite cyangwa ku makuru ufite byifashe bite, byagenze biti? urumva twe ngiye nagiye gukora inkuru, ari inkuru isanzwe nyine isanzwe, bavuga umuntu nyine bishe, inkuru turanayikora tuva no kuri tere, abaturage bavuga ati yaba yishwe n'umukunzi we, ariko wumva bashidikanya. Yego. Rero inkuru twaje kumenya ko nyiri kiriya cyokezo apana muco, yego, ari na uriya mugabo wapfuye, ari na uriya mugabo basanze ikote rye mu gishanga, niwe nyiri cyokezo. Okay, ikoti basanze mu gishanga gute? Barisanze mu gishanga, kandi iryo kote niryo uwo nyiri cyokezo yari yambaye nijoro. Yego. Basanga rero ryuzuyeho amaraso. So ni ukuvuga ngo akimara kumwica yaraturutse anyura mu gishanga. Yagiye mu gishanga ahita asigaye ikote. Rero birangira ubwo twe inkuru tuyikora gutyo birarangira. Nyuma rero ubwo twaje kumenya ko uriya nyiri cyokezo ari nawe we wakundanaga n'uriya mukobwa Diane. Niwe bakundanaga, ko byari bisanzwe bizi. Yego. Iri cyokezo rero ngo yaje kureba muri telefone ya Diane, abona hari umugabo wamwandikiye message isanzwe, ariko igaragaza ko umuntu wandikiye message yenda hari ibintu byabaye, yenda bakoze n'iki, ibyo byose najya kubyinjiramo. Yego. Nyuma rero uriya mugabo agiye gufata umwanzuro wo kumwica, yanditse ibaruwa. Yego, iyo baruwa wayibonye? Ibaruwa yose ndabona kopi yayo. Yego, ibaruwa yavugaga iki? Ibaruwa yavugaga ko yenda ubwo reka yavugaga iti njye kanaka. Yego. Ubwo ni njye Nelson Rwigema. Yego. Yego, ni njyewe umwiyiciye. Njyewe umwishe. Rero ati nigira ati asaka kuvuga ati ntihazagira undi muntu bazabibaza. Avuga ko nyine byatewe n'ibyo bintu byose nyine. Uretse ko nukumva inkuru ije itandukanye. Sorry? Inkuru ko ndikumva itandukanye. Kandi andi makuru y'abantu bagiye kuri bavuga ko hari undi mukobwa bita Anita wagiye w'inshuti ya Diane, wagiye uriya musore yasabye ko aza ko birirwana ko aza kumusura, umukobwa akabyanga, ngo agahita abibwira Diane. Ngo noneho urumva, yego, twebwe ngende kukubwira ibyavuye mu iperereza ry'ibanze, kuko baranswari nayihawe na afande umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali. Yego. Rero yatubwiye ko mu iperereza ry'ibanze babonye iyo baruwa y'uwo musore yanditse gutyo. Ibindi byo ubwo ni ibindi bihuha yenda byo ku ruhande, utwo tumanevure turi twagiyemo tw'uwo mukobwa wundi, ibyo byo njye nta fagiti navuga ko bifite. Yego. Ariko urebye situwasiyo nuko nguko imeze, gusa byose n'ubundi bikomoka aho ngaho, uko urupfu rwaba rwaragenze kose rumva rwaba rwaraturutse kuri ibyo bintu by'inkundo yenda zaba ziri hagati yabo. Urumva nubwo nabo bavuga ayo makuru, ariko urumva hari ahantu bihuriye. Uriya mwana rero akaba yakomokaga muri Nyaruguru. Uriya mwana w'umukobwa? Yego, yakomokaga buriya mu karere ka Nyaruguru. Yareraje gushaka igihe yaje hari ahantu harahe niwe wikoreraga. Yego. Abaturage bavuga ko n'ubundi bari batangiye uriya mugabo bavuga ko yamwishe. Yego. Ugahita rero amwicira imbere y'aho yakorera. Imbere y'aho yakoreraga. Yego. Ibaze hari umuntu wayibonye kandi dukunda niba yenda wabonye amatiso ni ku muhanda. Ikintu ngeneye rero kurusha ibindi, ndashaka ngo umfashe umbwire nk'umuntu wakabarinze nk'uwo wagiye kuri bishoboka bite ku muhanda ahantu abantu bari
ko ahantu abantu banyura mumaze mumbwira isaha yamwivuganye sangahe yishuye umwana ryari ku makuru y'ayo masaha. abaturage bavuga ko ari hagati ya 7:00 na 7:00 n'igice za nijoro. za nijoro. Bivuze ngo abaturage bose abenshi bari baryamye nta bagendaga ayo masaha. ariko aho imbere haba hari amagaraje hano imbere y'aho uyu mukobwa yakoreraga hari igaraje kandi rinini n'ubundi risanzwe rikora. Yego. haba hari abanyonzi benshi baba barinywera inzoga bisanzwe. Nta munyonzi waba uri kunyonga 7:00 za nijoro. ariko bo usanga batuye arawundi ahangaha n'ubundi ku buryo 7:00 za nijoro hari movement. ukurura nkabonye n'abaturage twaganiye bavuga tubona ahangaha haba hagenda abantu ibi bintu rero eba ibi bintu birago ko umukobwa nta no kuvuga ngo basanze byibura gitera kuka gake basanze byaraye yapfuye. basanze yapfuye ko yamukereye ijosi amuturutse inyuma. No way. akibera hano ngire munsi y'akananwa neza. yararikegese asa nk'ugezamo hagati hano mu ijosi neza ubwo umanukiye nk'ahantu hafi ku gutwi ugahita ufatira ku ijosi. Yego. amutera rero n'ibindi byuma bibiri mu nda munsi yo mu mbavu. ariko ibyo mu nda byo abaturage bavuga ati uko babonye umurambo babura asa nk'uwabimuteye inyuma n'ubundi umukobwa yamaze kwitaba Imana. rero bakavuga harimo ibindi bintu birimo biyonde mukuru gihe ntanagarukaho. Oya bigarukeho kuko byaba byiza kubigarukaho kuko turumva dushaka kumenya exactly ni gute niki gisunikira umuntu ari muzima umuntu afite ikibazo kugera hakikirira umuntu akora ubunyamaswa nk'ubwo ngubwo. abaturage bavuga ibindi bintu buriya inkuru uba ufite inkuru y'ibintu byinshi ariko ugatamo ibintu ubona biri ngombwa nkatwe dukora ku matelefone ntabwo wafata ibintu byose ugiye gufata ushyire kuri televiziyo. Yego. ibyo twumva mu musore bashoye amafaranga mu kabari k'uwo mukobwa. ako kantu urukumva rero urumva ko twateye dufata verisiyo zitandukanye urukumva ko ibyo ngibyo by'amafaranga nabyo bari babitugejejeho ngo 300,000. reka ahubwo bavuga ngo 1,200,000. umuhungu yari yagujije. Yego. ubwo yari yagurije avuga ati umuntu ndamwizeye turapanga iby'ubukwe n'iki urumva ari ibyo bintu nyine bapangaga nyuma rero baravuga ati se umuntu akaba ari nta kesi kanyanditseho ndagiye ayo nta kibazo ati rore ndi kumubona mu tuntu ngutu ati akundana n'abandi basore kandi njye naramushoyemo ayanjye. Yego. uretse n'amafaranga yongeyemo nyuma ngo reba abaturage bo bavuga ibintu byinshi urumva hari abantu baba babazi hari nk'umukecuru niba wamubonye muri televiziyo arimo ari uriya mukecuru we rwose yavugaga ati uriya mugabo ati njyewe ndamuzi nta kintu atakoraga yirirwaga aha dukorana ati no kurangura n'ibiki wabonaga asa nkaho ari wo muri business kuriya mukobwa gusa nk'uwiteza imbere ugereranyije n'abakobwa bandi b'i Kigali ufite abantu bose hariya niho bazaga buriya kunywera. Yego. kurumva buriya umukobwa mwiza ufite isuku ukorera ahantu heza nta muntu rero utari kuhanywera agacupa. rero harimo kugira ngo intandaro y'urupfu rwo byaturutse aho ariko umuhungu avuga ko yababajwe n'amafaranga. abaturage bavuga ko yababajwe n'amafaranga yaba yaramuhaye runaka bo badahuriza ku mubare bamwe bavuga 500 abandi bakavuga 2,000,000. abaturage rero bavuga ibintu bitandukanye. mu byakaswe rero aho ngaho harimo akantu gasa nk'akabazo. noneho umuhungu yaranapereje gasanga uwabo w'umukobwa ngo ntibamuzi kandi ngo yari yaramubwiye ngo yarabibabwiye ngo ni ibintu byinshi rwose. rero kuri tere nibwo ibintu byari bikomeye ariko buri iperereza ry'ibanze ryo ryagaragaje ko ibaruwa ari uwo muhungu ari we wasize uyanditse. na polisi yavuga ko n'uyu mucoma bafashe uyu mucoma wacomeraga n'ubundi ahangaha yemeje ko uriya mugabo ari wamuteye icyuma.
hari ikintu yishinjaga we bamufite nko mu rwego rwo kugira ngo atange amakuru, ariko urumva harimo utuntu tw'utumanevure twinshi cyane. uyu mucoma waravuga iki rero? Uyu mucoma ntabwo aratanga ubuhamya? Umucoma mu magambo makeya umuvugizi wa polisi yatubwiye we ni uguhamya ko nyine ari we wamuteye icyuma just nta kindi, buriya yenda ibindi byo biba bikiri mu iperereza. Mucoma we ashinja n'ubundi bosi we, bumva Mucoma avuga ko bosi we nyiri icyokezo ari we wateye icyuma uyu mukobwa. Urakoze cyane Jiro, thank you so much. Rero ikintu wamfasha nyuma y'aha ngaha, urakoze cyane ku Shiro Clarification, nyemerera umpereze utwo duce twayo ma audio bamufashe nyuma y'aho atorokeye. Uyu mugabo ariko bazamufata n'ubundi ntabwo ntabwo umaze gukurikiza cyangwa ukavara inkuru nk'izi ngizi, utekereza ko biterwa n'iki? Aho